Reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru umukazana w'ibanga. Igice cya 17 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga cyarangiye ubwo Nadine nyuma yo gufatwa ku ngufu ashaka amafaranga yo kuvuza Nkusi ngo Maurice atazamuteza ibibazo, yaragarutse ku kabari ahuriramo n'umugore umuha imiti. Delila yaramaze kwemera inama za muganga Adeline ko bagomba kureka Denis agafungwa. Adeline amaze no kumuhishurira ibanga ko atwitiye Denis umwana, bityo nacunga nabi Nkusi ashobora kutazaba umuzungura wa Denis. Denis we yarakiri kwibaza impamvu Delila yanze kubyarana nawe kandi bamaranye imyaka 23 irenga babana nk'umugore n'umugabo. Muteteri na Maurice bari bamaze kuvana amafaranga muri Delila kugira ngo bavuze Nkusi. Muteteri yari yoherereje Denis ubutumwa amubwira ko nk'umukazana w'ibanga aramubera umucunguzi mu gihe gito. Avoka bujya kera yaratangiye gutekereza yibaza niba ifungwa rya Denis umugore we Delila yaba yararigizemo uruhare. Yibaza impamvu nk'umwavoka atamenye ifungwa rya muganga François. Ese wakwibaza ari cyo Muteteri arakorera Denis? Delila na Adeline barabipanga bate ngo Denis afungwe? Nkusi arabona imiti agarukiba umuntu se? Iki ni igice cya 18 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga. Niba uri kuyumva ukabona yikunda, reba hari akabuto ka like ugakandeho, subscribe niba utarayikanda kugira ngo uko dushyizeho inkuru ujye wakira ubutumwa ko ishyizweho. Reka twumve ibyakurikiyeho uko byaje kugenda nyuma. Dutangiranye na Muteteri na Maurice muri kaminuza. Maurice amaze kumva ibyo Muteteri amubwiye ahita avuga ati nibyo koko Muteteri, umbabarire kukubaza byinshi nawe utazi. Aka kanya icy'ingenzi ni ugushaka Nadine aho ari hose tukamuha amafaranga akajya kuvuza Nkusi. Ako kanya ahita afata telefone ahita ahamagara Nadine. Ku rundi ruhande Nadine akimara gushinga ibirenge hasi kubera kubura imbaraga ahita aryama hasi. Telefone ye irasona arayumva, mu kwisakasaka ahita yifata yishyira ku gutwi. Mu kuvuga n'akajwi gatoya cyane ati aro. Maurice ahita amusubiza ati Nadine, ni Maurice ndi kukubaza aho uri. Nadine ahita amuca mu ijambo maze aravuga ati Maurice, mbabarira n'ukuri ntako ntagize, ariko mpakanya kanzinya cyane, mu kanya ndongera ngo hamagare nkuzaniye ibyawe. Ako kanya Nadine we ubwe ahita kupa Maurice, we na Muteteri bagatungurwa ndetse bakongera kumuhamagara akanga kwitaba. Nadine we wari ufite igihunga, ubwoba, imbaraga nke, ububabare ndetse yacitse n'intege, ahita yinjira muri ako kabari akagenda hamwe ahurira na wa mugore, ahita akora mu mufuka kugira ngo amuhe amafaranga. Ariko Nadine amera nk'uri kurota nyuma yo kumva nta kintu kiri mu mufuka. Ubwonko bwe butangira gusubira inyuma, yibuka ubwo abagabo bamaraga kumuha ibiryo n'amazi ko bamuteruye bamweretse amafaranga ye mu madolari aho ari mu mufuka, ariko umufuka bamweretse akaba yabuze ndetse akomeza kwisakasaka ku bw'amahirwe baguye ku yandi madolari 500 asigaye mu wundi mufuka nyuma y'uko icyatanu motari yari yayibye. Ahita yarambika imbere y'uwo mugore. Umugore ariyamira ati mukobwa, biragaragara ko kugira ngo ubone aya mafaranga wiyishyuye icyuya. Nadine mu mujinya mwinshi ahita avuga ati mpereza ibyo mpereza se wa mugomewe, ubuzima bwanjye urabwangije, ubu sinzi aho nzongera guhera nitwa umukobwa. Umugore ati ngo ubuzima bwawe ndabwangije, njyewe ntanga ibyo nsabwe niyo naba nzi neza ko ubisaba atabigenewe. Kuri iyi si buri wese yiruka ku nyungu ze bwite, nubwo tumenya ko inyungu turi kwirukaho zizatugirira umumaro cyangwa se zitazatawugirira nyuma. Bityo rero wowe n'abandi bakobwa kimwe n'abagabo mumeze kimwe, mwagakwiye kubera isomo abandi bantu benshi bakamenya kandi bakanasobanukirwa ko ibyawe aba ari ibyawe kandi utagomba kubyirukaho ahubwo biza bigusanga. Erega mukobwa, nanjye uri kukubwira ibingibi ntabwo nisize muri abo, nubwo nkora ibi ntabwo nzi niba ari ibyanjye cyangwa se atari ibyanjye, ku buryo isaha n'isaha mpora niteguye ko nshobora kubona igisubizo cyaba cyiza cyangwa kibi kubera ibyo nkora. Gusa aho ntandukaniye namwe ni uko njyewe mpora niteguye. Nadine agira umujinya agakubita igipfunsi ku meza mu ntege nkeya agahita avuga ati wa mupfumu kazi we, nta nama zawe nkeneye, mpereza ibyo mpereza nigendere. Ako kanya umugore akora mu gikapu agakuramo igicupa akakimuhereza, amubwira ko nyiri ukukinywa akinywera icyarimwe kugeza gishize.
arangije akora mu mufuka. Nadine atungurwa no kubona akuyemo telefone atangira imibare. Arangije gukora imibare asubiza Nadine amafaranga ameze nk'umugaruriye. Kumbe uwo mugore yabaze agaciro k'ayo madolari, agarurira Nadine mu manyarwanda amuhereza amubwira ati nubwo udashaka inama zanjye mukobwa, ariko ikintu kimwe nzi neza nuko umuntu wese uri hano ku isi yagakwiriye kurya ibyo agenewe, bityo nubwo wari uzi ko urampaye amafaranga yawe nkayatwara kubera ko uri gukeka ko hanye n'ibyo ushaka, twe siko dukora. Ikindi kandi nubwo uri kwanga inama wagakwiriye kumva inama ukanahanurwa, kuko bizakurinda kwicuza. Icyanyuma nakubwira nuko hano umeze nk'umunyamahirwe, kuko ubonye igaruriro rya hafi ry'ibyo wirutseho utaragera kure, bigusigira isomo rifatika ryo gutegereza ibyawe bikazakwizanira, kuko nkubwije ukuri. Nuko uwo mugore yegera Nadine amujya mu matwi maze aramwongorera ati niwongera kurwanira ibitari ibyawe uzajyana nabyo, iyo ni impuruza nguhaye. Umugore amaze kumubwira gutya ahaguruka aho ngaho akigendera. Ku rundi ruhande Delila ahura n'umushinjacyaha uri gukurikirana ikirego cya Denise. Adaciye ku ruhande aramubwira ati ibyo ukorera byose ndabizi, kuko buri deal irimo amafaranga akazi ugakora nk'uko nyiri uko yaguha bishaka. Umushinjacyaha aruhutse umutima akareba hejuru mu kirere akamusubiza ati madamu, sinzi niba ibyo byari ngombwa kubimbwira, kuko urabizi ko nta mafaranga twese nta n'akazi twakora. Ikirenze ibyo nawe hano habeshejwe n'amafaranga ushaka kugeraho cyangwa se bifitanye isano nabyo. Muri make kunyibutsa ko ndya ruswa ntabwo ari ngombwa, ahubwo wambwira ikikugenza kuko hano hari benshi bantegereje. Delila aramwenyura maze aravuga ati oke tuza, wigira umujinya, amafaranga yose ushaka nzayaguha. Ndashaka ko uzakora ibishoboka byose umuganga witwa François ukamufungura ataragera mu rukiko. Umushinjacyaha ati byaterwa n'igihanga urarambika ku isahani yanjye. Delila aramusubiza ati kiraba ari kinini cyane kurenza uko ubyifuza. Umushinjacyaha ahita amusubiza ati ibyo birakozwe, hari ikindi ushaka kumbwira se? Delila ati ariko se wa mugabo we kuri kunkanga ukananyishongoraho kandi ndaguha ibyanjye? Gucisha make imbere y'umunyamafaranga ni ibintu bigukomereye cyane. Umushinjacyaha araseka cyane maze yegera Delila amutunga urutoki maze aramubwira atumva mugore, ushobora kwivugisha ayo ngayo warangiza ukisanga ndi kugushinja ibyaha birimo no gutanga ruswa. Niba ufite amafaranga wagakwiye kuba uri n'umushinjacyaha, maze ayo mafaranga yawe akagukorera ibyo ushaka. Niba utekereza ko afite ububasha koko, rero nubwo ufite amafaranga nta bubasha cyangwa imbaraga ufite, icaza ko kabono kawe hasi utegereza iby'imbaraga zigukorera. Ubwenge nizo mbaraga. Delila akomeza kubabara agahita avuga ati ushatse kuvuga ko nta bwenge mfite rero? Umushinjacyaha ahita ahaguruka maze akamusubiza ati niba ubufite bukoresha ibyo ushaka kunsaba. Ahita yigendera. Delila agasigara yumva asuzuguwe cyane ndetse umujinya umubana mwinshi. Ku rundi ruhande Muteteri na Maurice bongeye guhamagara Nadine, noneho arayifata aho ahagaze hanze ya ka kabari. Amaze kwitaba bamubaza aho ari, ababwira ko bahurira hafi na kaminuza. Nadine ahita atega moto, mu minota mike yarahageze. Asanga ba Muteteri bamutegerereje ku marembo ya kaminuza. Akora mu gikapu cye akuramo rya cupa ry'umuti arihereza Maurice. Arangije aramubwira ati Maurice, wakoze kunyihanganira, aka kanya nize isomo ku buryo ubutaha ninshaka kurwana nzarwana mu bundi buryo. Maurice aramusubiza ati Nadine, reka twizere ko utazongera gukenera kurwana kuko ntabwo bikubera. Nadine mu ntege nke yaramwenyura maze arasubiza ati icyo umutima ushaka amataguranwa itabi. Bahita bamubaza uko bakoresha uwo muti. Muteteri we wari watunguwe cyane ahita amubaza ati ariko Nadine, ushaka kudukinisha? Ushaka kumbwira ko ku munsi umwe gusa ubonye amafaranga 500 cyangwa iyi miti uzanye ntabwo ari iya nyayo? Maurice utazi aho kwizera kuva ariko bivanze no kongera kubona Nkusi ari muzima, ahita asaba Muteteri gutuza bagakurikizaho gahunda ikurikiyeho. Nadine akababwira uko barakoresha uwo muti, agahita agenda ameze nk'ucumbagira no muri hosteli z'abakobwa. Siwe warose ageze mu buriri, mu gutangira kwibuka uburyo yasambanijwe ku ngufu, atangira kurira atsikimba yitwikiraho amashuka. Umushoferi wa Nkusi aho ari yakira ubutumwa bwa Maurice,
bumubaza aho aherereye, asubiza ko bari mu kazi ariko Nkusi avuze ko bagiye gutaha bakajya muri kaminuza kureba niba Nadine yagarutse. Nyuma y'uko cya gihe kare baje bakamubura muri kaminuza, Maurice ahita asaba shoferi ko bagiye gukora gahunda ikomeye cyane, amubaza iyo ariyo. Maurice nawe arayimubwira. Bumvikana ko bagiye kuyobereza imodoka mu bice byo mu nkengero z'umujyi, ubundi Nkusi agahabwa iyo meeting, kandi bumvikana gufatanya. Bamaze kubyemeranya, shoferi abwira Maurice ko agiye kugenda mu modoka ajyanye na Nkusi, na Maurice agatega moto bakajya bavugana. Bamaze kubyemeza, Maurice asezera kuri Muteteri, amusaba gutaha akaza kumuvugisha byose birangiye. Muteteri mu bwoba bwinshi ati nari nzi ko turajyana. Maurice ati oya Muteteri, taha mu rugo wumva utuje, unyizera aho utari ndaba mpari, kandi ukomeze wizere ndakubwira uko bimeze. Ubwo Muteteri mu guhangayika kwinshi cyane asezera kuri Maurice, akagenda agana mu rugo, mu gihe Maurice we yatangiye kujya avugana na shoferi wa Nkusi. Bamaze kuvugana abanza guhamagara wa muganga umwe yari yajyanyeho Nkusi akiruka, amusaba ko bahura. Muri uwo mugoroba aho Denis afungiye, avoka Buryakera amaze kuhasohoka hinjira muganga Adeline. Ageze imbere ya Denis aricara bararebana. Denis mu mutuzo udasanzwe aramwenyura, Adeline nawe akabona ibintu nibisanzwe, Denis nta kibazo afite. Denis ati ndakubona hano, ariko nubwo ari njye uri mu bibazo, wowe ndabona ufite ubwoba kundenza, kubera iki se Adeline? Adeline kuko mu kugira ubwoba kubera ayo magambo ahita avuga ati ntabwo ndi kumva ibyo ushatse kuvuga Denis. Ngo mfite ubwoba? Ubwoba bw'iki se? Bw'uko nje kugusura se nyuma yo kumva ko wafunzwe? Denis aramwenyura maze akamusubiza ati Adeline, bavuga ko uwububa abonwa n'uhagaze, ariko impamvu njyewe ntuje ni uko nzi icyo ndwana nacyo, mu gihe wowe uri kurwana utangatanga impande zose, utegereje ko hari icyaza kukurwanya ngo ubone gutoranya intwaro wifashisha. Yo, urambabaje shenge. Adeline akomeza kugira ubwoba, ariko ku ruhande rwa Denis we agakomeza akisekera, ahubwo agatangira kwibuka amagambo Buryakera amaze kumubwira mu kanya gashize. Kuko ubwo yamaraga kwinjira aho ngaho mu cyumba Denis arimo kubarizwamo, birumvikana nk'umuntu ufite amafaranga, ntabwo bahise bamuta muri kasho, ahubwo ari mu cyumba kirimo intebe n'ameza. Buryakera ahita amubwira ati ubwo nirukaga mu gushaka ibimenyetso, naguye ku jambo ryanguye mu matwi, na n'ubu nkaba ndi kwibaza impamvu yaryo. Ubusanzwe iyo kuri polisi bafunze abantu bahita batumenyesha nk'abavoka kugira ngo duhitemo abo tuburanira, ariko ndacyari kwibaza impamvu umuganga François baba bamuhisha abavoka. Noneho aho mbihuriza nuko muganga François kugira ngo mumenye byaturutse ku mukobwa ubi wawe mu rugo, wambwiye ko yamwumvanye umugore wawe Delira. Denis ahita asubiza Buryakera ati muganga François mperutse kumubonaho muri hoteli imwe, ariko ameze nk'umukiye ryera, kubera ko twaherukanaga mu myaka ya kera cyane. Nza kwibwira ko yaba atari we mbonye, ariko sinzi impamvu ukimuvuga mpise ntekereza ko yaba ari we winjiye mu cyumba nari nsohotsemo. Nuko Denis atangira kwibuka ubwo yari asohotse mu cyumba kimwe cyarimo Adeline, haza umugabo bahuye akamureba ariko ntabyiteho. Amaze kubyibuka ahita yibaza ati Delira, Adeline, François, Delira, Adeline, François. Nuko abwira avoka Buryakera ati aya mazina uko ari atatu ndi gukeka ko yaba hari aho ahuriye. Buryakera ati rero niba atari ibanga, urabanza umbwira uburyo uri kubihuzamo mbone kujya nanjye aho ndahera nshaka ibimenyetso. Denis atangira kwibuka uburyo Adeline ahura nawe yatangiye kumubwira iby'amabanga amubikiye bijyanye na Delira. Nuko amaze kubihuza asubiza Buryakera ko ahubwo we nk'umwavoka yajya gushaka ibimenyetso akaza akamwongereraho. Aribwo Buryakera ahise asohoka, Adeline agahita yinjira. Denis amaze kubyibuka Adeline ahita amwegera maze aramusubiza ati Denis, narinje kukubwira ukuri kuzuye kuri nyuma ya byose. Denis ati njyewe ukuri nshaka kumenya ni impamvu imwe yonyine, Delira yanze kubyarana nanjye gusa, ibindi ntabyo nshaka. Adeline ahita amusubiza ati ibyo nibyo nje kukubwira nyine. Nubwo Delira yibwira ko kuguma ufunzwe aribwo utazabimenya, ariko njyewe ndashaka ko ufungwa uzi ukuri neza. Impamvu Delira yanze ko mubyarana ni iyi ngiyi rukumbi. Muganga Adeline abwira Denis ibyabaye muri rya joro ryose Nkusi yavutsemo, ndetse arenzaho amubwira ko Delira yishe se wa Nkusi.
Muri make byabaye kuri Delila ni kwa kundi wizera umuntu ko akubikiye ibanga, kumbe Adeline wameze nk'inyamaswa. Bigaragara ko haba Delila cyangwa se Denise kimwe, yewe na Nkusi nta n'umwe akunda muri bo. Mbese inyungu ari kurwanira n'umwana atwite nizo ashyize imbere gusa. Denise amaze kubyumva, wa muganga amaze guhura na Maurice amubwira ko iyo miti ari iya nyayo kandi iraza gukora, nubwo bishobora gufata ijoro ryose igihe araba yihawe muri iryo joro. Nuko ahita amusezeraho. Maurice agenda atega moto. Nkusi aho ari mu modoka atungurwa no kubona shoferi we amujyanye ahantu atazi mu masaha ari gusatira ijoro. Nkusi mu kubaza shoferi bijya mbere amubwira ko hari ibintu amaze iminsi abona ashaka kujya kumwereka mbere y'uko bataha. Kumbe wari umutwe shoferi amukinnye kugira ngo abashe kumugeza aho bagiye. Nkusi amaze gutuza, shoferi akomeza kwandikirana na Maurice amurangira. Maurice amubwira ko ari hafi kumugeraho mu gihe kidatinze. Nyuma y'iminota mike bari bahuriye hafi y'aho bagiye. Maurice amaze kwishyura motari ndetse nagiye asanga imodoka. Shoferi afungurira Maurice mu buryo butunguranye. Akimara kwinjira mu gihe Nkusi ari kwibaza ibyo ari byo, shoferi ahita ashyiramo amapata. Nkusi ahita avuga ati, Maurice, wiyemeje ko ahantu hose ngiye uzajya ungendaho koko? Shoferi aramusubiza ati, mbabarire bose, nta yandi mahitamo. Maurice ahita amuca mu ijambo ati, humura mani, ibi byose nitubikora neza buracya yabyibagiwe. Ako kanya Maurice yicira isiri shoferi ngo babikore nk'uko yabimwandikiye. Shoferi ahita asimbuka ava mu mwanya we w'imbere aho yicara. Nkusi akomeza kwibaza imikino bari gukina. Shoferi ahita aturuka inyuma ya Nkusi wari wicaye imbere amufata umunigo n'imbaraga zose ku buryo atabasha kwinyegambura. Maurice nawe akoreyo cya gicupa cy'imiti ahita afata Nkusi amazuru arayakomeza cyane kugira ngo afungure umunwa ashaka guhumeka, ubundi ajya amenamo umuti wari umeze nk'amazi ariko ugiye kurenduka. Nkusi aza kwisanga ahanganye n'abagabo babiri atazi ibyabo, yashaka gufungura amazuru ngo ahumeke bikanga kubera ko Maurice yarayafashe yayafunze. Nuko bikarangira afunguye umunwa ngo asohore umwuka anawinjiza, ariko yajya kwinjiza agasanga agomba kumira ayo mazi bamutamitse. Nawe asanga kugira ngo arokoke ari uko ayanywa kugeza yamaze. Mu gihe bakimurekura ashaka gutera utugeri ahita ahweragwa igihumure. Maurice na shoferi bahita bicara inyuma ya Nkusi. Ubwo ni mu mwanya ukurikiyeho, ariko babanza kumukora ku mutima kugira ngo bumve niba uri gutera. Maurice ahita avuga ati, nta yandi mahitamo twari dufite mani. Shoferi ati, nanjye nari ntangiye kurambirwa gutwara bosi w'ikigoryi utazi ibyo ashaka, buri gihe ahora aririmba izina Nadine atagishoboye gukurikirana ibyo kubera umukobwa. Ahubwo Imana idufashe iyi miti ibashe kugira akamaro. Baruhukije imitima, amasaha akomeza kwicuma. Mu rugo kwa Denise, Muteteri na Delila bari mu ruganiriro. Muteteri we aba yabuze amahoro, ubona areba ku gatelefone ke buri kanya. Ako kanya Delila aramwegera maze aramubwira ati, Muteteri, umbabarire kuba nakumeneye telefone, ariko bajya bavuga ko hari igihe ibyiza bisimburwa n'ibyiza kurushaho. Niyo mpamvu nakuguriye telefone nziza cyane kurenza izindi. Delila mu gukurayo telefone, Muteteri atungurwa cyane no kubona iPhone nziza cyane Delila yamuguriye. Ariko mu buryo butunguranye Delila atungurwa no kumva Muteteri amusubiza ati, ndumva iyo telefone ntayo nshaka. Delila ati, ngo iki? Ngo ntayo ushaka? Kubera iki Muteteri? Muteteri mu mutima ahita yivugisha ati, uri umugore w'umugome, si ukukubahuka kubera ko ubyara papa w'umwana wanjye, ariko uri umugore udakwiriye umugabo nka Denise, ndetse yewe nta nubwo ukwiriye kuba uri umubyeyi ubyara Nkusi. Nuko azunguza umutwe maze aramusubiza ati, nta kiguzi cya telefone nkeneye, aka nsanzwe mfite karampagije. Delila ati, ariko Muteteri, ni ukubera iki bitunguranye watangiye guhinduka? Ni ukubera ibyo wanyumviseho se? Noneho reka nkubwize ukuri, hari abantu benshi batekereza ko bagomba kwicara bagatimaza, noneho ibyo bashaka mu buzima bwabo bikazabizanira, ariko uko siko bimeze muri iyi si, bisaba kurwana. Muteteri arahindukira maze akareba Delila akamubwira ati, ugomba kurwana ku buryo nagera ku rwego rwo kwambura abandi ibyo bafite ngo ndi kurwanira ibyo nkunda n'ibyo nshaka, nanabizi neza ko hari amahirwe ndi kubavutsa. Delila aruhutse umutima maze agasubiza Muteteri ati, cyane rwose, wowe uri wowe wa nyawe, undi n'undi mwenyewe,
utekereza ko kubaho neza kwanjye se hari ikintu byagufasha mu buzima bwawe? Reka nkubaze ikibazo Muteteri, wari uzi ko umukire wa mbere hano ku isi amafaranga yonyine afite ashobora gukuraho miliyari akayihereza buri wese utuye hano ku isi kandi agakomeza kubaho ari umukire? Kuki atabikora se? Impamvu ni uko umusonga wundi utakubuza gusinzira. Muri make, niba mfite igisebe ntabwo byatuma wowe urara udasinziriye, rero ugomba kurwanira kutagira icyo gisebe kugira ngo ubashe gusinzira. Muteteri aruhutse umutima maze agasubiza Delila ati, hanyuma se kunyurwa bikaba bimaze iki? Reka nguhe urugero. Umusore wanteye inda yikundira undi mukobwa, nari kujya kurwana n'uwo mukobwa byaba ngombwa nkamuvana mu nzira. Noneho se iyo mbikora n'ubundi uwo musore ntankunde? Delila ati, icyo kibazo uri kwibaza rero Muteteri nicyo kiri ku rwego rwawe rw'imitekerereze. Aho kuvana uwo mukobwa mu nzira se ahubwo watumye uwo musore agukunda ku kabi n'akeza, niyo wamushakira n'amarozi ariko akagukunda. Muteteri azunguza umutwe maze aramusubiza ati, niyo yaba ari Nkusi se kubera ko mukunda nkamuha amarozi akankunda nta kibazo byaba bitwaye? Delila amera nk'uguye mu kantu ndetse agaceceka, bigaragara ko ku mwana we arinda akorwaho. Muteteri agahita amusubiza ati, ibyo nibyo natekerezaga. Rero icyo ugomba kumenya, uwo wakorera bene ibyo nawe ni umwana w'undi mubyeyi, kandi uwo mubyeyi akaba atifuza ko umwana we yakorerwa bene ibyo bintu gutyo ku buryo kwirirwa turwana bishobora gutuma habaho intambara zidashira. Naho aka kanya nyuma y'ibyo tuvuze bitekerezaho neza, uracyangira inama z'uko narwana muri ubwo buryo se? Kuko nk'umubyeyi nubaha, nanjye najya kurwanira umusore nkunda icyo namuha cyose. Delila ahita amera nk'usebye agahugira muri telefone ye, Isiburota avuye aho muri salo akajya mu cyumba. Mbere gatoya kuri sitasiyo ya polisi, ubwo Denis yari kumwe na Adeline. Denis amaze kubyumva byose Adeline amaze kumubwira, aramwenyura maze akabaza Adeline ati, muri make Nkusi ntabwo ari umwana w'umugore wanjye wapfuye, ndetse n'inshuti yanjye magara yamufashe ku ngufi ikamutera inda. Mbese nyine muri make Nkusi ni umwana wa Delila, byose yakoze yanga kubyarana nanjye, akaba yaragira ngo azamurere wenyine ntihazagire undi mwana uzamusagarira mu kutuzungura, kandi yabigezeho. Ni ukuvuga ngo aho byahengamiye byose ni uko njyewe ntigeze ngira umwana wo kuba akomoka ku maraso yanjye gusa, ku buryo iyo nza gupfa ntaragutera inda nari kuba ngiye nkazibagirana burundu. None amahirwe ngize niyo napfa naba nsize umwana. Umva nkubwire Adeline, uzi ikibazo abantu benshi bahuriyeho, ni uko bumva ko imitungo no kuyigira ari byo bifite agaciro, ariko uko si ukuri. Agaciro k'umuntu niko kaza imbere, ndetse kuko numvise ufite n'amakuru menshi cyane, ushobora kuba waramenye ko imitungo twamaze kuyiha Nkusi, ariko nta wigeze abimenya kuko na Nkusi ubwe yagaragaje ko adashishikariye imitungo. Ahubwo ikibazo kimwe ndi kwibaza ni, ese Nkusi aramutse amenye ibyakorewe se umubyara, uwakoze ayo mahano azamusiga amahoro? Keretse niba atari Nkusi niyiziye, kuko kuva akiri umwana muto ikintu cyose yashakaga kurwanira yakigeragaho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ndumva ngiye nta kosa nakoze, ndetse nakoze n'inshingano zanjye nk'umubyeyi ku buryo Nkusi niyo yaba ari hehe adahwema kunyita papa. Bivuze ko ibibazo byose Nkusi yacamo yansaba kujya ku ruhande rwe. Icya gatatu, niba Delila yarakoze ayo mabara, byatangira kumugaruka nawe Adeline bizakugarukira, mbese muzasangira ibihano bizabageraho. Urumva ngewe se hari icyo ndi kugwamo? Ikirenze ibyo reka ngushimire cyane kuko icya mbere wambereye umuntu mwiza, nubwo wowe na Delila muri inyamaswa, ariko byibura umurusha akantu k'ubumuntu, kuko uzambyarira amaraso yanjye nkazakomeza kubaho ku isi. Icya kabiri, umeneye amabanga umara n'amatsiko ku byo narindi kwibaza byose. Hari ikindi gisigaye se? Tuzahurira mu rubanza? Denis amaze kuvuga gutyo ubona mu mutwe watuje cyane, Adeline nibwo yabashije gukaraga ubwonko neza. Bya bindi yarazi ko aje kuva kuri Delila amuvamo, asanga nawe ahubwo yitaye hanze, bimwe bita kwisama wasandaye. Uko niko yavuye aho ngaho. Nadine akigera muri hosteli akinjira mu mashuka agatangira kurira, ntabwo yigeze atuza, ahubwo icyamwinjiye mu mutwe kikawugarukamo cyane ni ibitekerezo bya kera. Wari umunsi umwe ubwo bigaga mu mashuri yisumbuye,
ari kumwe na Muteteri wari ukiri agakobwa gato gato, ndetse na Maurice wakundaga kwiberaho ameze nk'umuraperi kubera ukuntu yambaraga imyenda minini nk'umusitari. Uko ari batatu bari kuganira, Muteteri ahita avuga ati kuva twagera mu wa kane twabaye inshuti nziza. Nadine, turagushimira nubwo ufite ababyeyi ariko wemeye kutwihuyungaho. Njye na Maurice tutagira ababyeyi, ku buryo udufasha ku nkunga duhabwa na Compassion, nawe ugashyiraho akawe ukura ku babyeyi bawe. Maurice ahita avuga ati niyo mpamvu imvugo ivuga ko imfubyi yose yirera twamaze kuyivana mu nzira, ahubwo imvugo igezweho ni imfubyi irera indi. Rero nubwo Nadine utari imfubyi ariko tugufata nk'umubyeyi wacu. Mu gihe Maurice akimara kuvuga gutyo, batunguwe no kumva ijwi ry'umusore uvugira inyuma yabo ati mwaretse nanjye nkabiyungaho se ngafatanya na Nadine mukongera ku byo mufite? Nanjye mfite ababyeyi ariko nkunda iyi gurupe yanyu. Iyo muri kugendana gutya muri batatu bakabavuga cyane ngo agahungu kamwe mu bukobwa 100, nubwo baba baserereza ariko numva naza nkaba umuhungu wa kabiri bikaba wini. Muteteri aramwenyura maze ahita abwira uwo musore Nkusi wari ubabwiye gutyo ati ntabwo uhejwe, kandi nta nubwo ari ngombwa kuza uje kudufasha, wanatumara n'irungu. Twese rero duhite dusezerana ko tuzagenda inzira imwe kugeza ku iherezo ry'ubuzima. Maurice araseka akitegereza Nkusi na Nadine akavuga ati buretse gato, none se ninjye uri kubibona njyenyine cyangwa mwese muri kubibona? Nuko bafite ababyeyi se cyangwa? Ariko Nkusi na Nadine baraberanye cyane ku buryo baramutse bakundanye ariko upure yaca ibintu muri iki kigo kabisa. Nadine amasoni yatangiye kumuganza, yajya arebana na Nkusi akareba hasi. Uko niko urukundo rwabo rwatangiye kugeza ubwo Muteteri na Maurice baruhaye umugisha. Kuva mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye babaho bakundana kugeza muri uyu mwaka, ubwo Nadine yaje kwisanga yaguye mu maboko ya Alegisi agatangira kuryamana nawe. Nadine akomeza kwibuka byose, amarira akamubana menshi cyane ku rwego rurenze urugero. Abanyeshuri be bagenzi be bamuhagaze hejuru bagakomeza kumubaza icyo yabaye ariko akabihorera. Muri iryo joro Nkusi akomeza gusinzirira mu modoka. Maurice agasaba shoferi ko bavaho ngaho bakajya mu mujyi, ariko imodoka bakayiraramo kugeza bukeye ngo barebe ko Nkusi araza kubyuka. Ni nako byagenze, bavuye muri iryo shyamba bamuhereyemo imiti kugeza bageze aho baparika. Maurice ku mafaranga afite ajya kugura ibyo kurya asangira na shoferi wa Nkusi, gusa kubera imbeho no kutagira ibyo kwiyorosa baza kwipfumbata kugeza basinziriye. Maurice na shoferi baza gutungurwa bumvise umuntu uri guhondagura imodoka. Mu gushigukira hejuru aho bari baryamye inyuma, Nkusi abarabumvise. Mu gusubiza amaso inyuma babonye Maurice w'igitima bari ko kiri kudunda cyane, ategereje kumenya niba Nkusi yagarutse. Nkusi ahita avuga ati Maurice man, ni ukubera iki turi mu modoka muri iki gitondo? Uzi ko ari ubwa mbere byambaho? Maurice ati Nkusi urumva umeze gute se? Nkusi ati man, ndi kumva ntazi ibintu byambayeho, ariko ndi kumva umubiri wanjye wavunaguritse man, cyane cyane ibitugu. Uzi ko wagira ngo tuvuye mu rugendo rwa kure man? Ahase man, nuko mbyutse cyangwa ndi kubona wagira ngo ntabwo nari mperutse kukubona? Mbega ibitugu we, ndi kumva nakwiryamira. Maurice aramwenyura ariko akumva afite ugushidikanya kwinshi cyane. Ahita abaza Nkusi adaciye ku ruhande ati Nkusi man, ntabwo twari duherukanye? Nuko wahisemo kurara mu modoka tukaza kukuraza, ahubwo se waba uherukanye na Muteteri? Nkusi mu kumva icyo kibazo ahita akaraga ubwonko neza bugasubira inyuma kuri wa munsi Muteteri amubwira ko atwite. Nkusi ahita avuga ati wapi man, ako se ko wagira ngo ndi mu nzozi man, ndi kumva wagira ngo mvuye ahantu kure cyane kabisa. None se niba atari ibanga, wowe Muteteri ntabwo muherukanye? Telefone yanjye iri hese ahubwo ngo muhamagare? Maurice arebana na shoferi agiye kumuhereza telefone. Maurice aramubuza akamubwira ati Nkusi urakoze cyane kugaruka, nari ngukumbuye mani, nari nkumbuye Nkusi wa nyawe. Nkusi aramwenyura mu masoni menshi ahita abwira Maurice ati man, uzi kuri kuntera isoni ndi umuntu w'umugabo? Nta mugabo wakabwiye undi ko amukumbuye. None se mani ntimunseke kabisa, ariko ntababeshye, ndi kumva niba ari ibitotsi niba ari ibiki. Ahantu mvuye ntabwo mpazi, ariko birasa nkaho hari ahantu mvuye, kuko uko nagusize ntabwo ari kuko ukimeze, na shoferi uko namusize ntabwo ari ko akimeze.
Muteteri ndi kumva mukumbuye cyane, wagira ngo namusize igihe kinini. Ishuri twiga mu ryo wagira ngo simperutse kwiga. Mani Maurice, ubundi nari naragiye he? Maurice ibyishimo biramurenga, agahita akanda ku ipata y'imodoka agasohoka arimo kuririmba indirimbo z'amazamuka. Ageze hanze kwita ku bantu bamurebaga biranga neza neza, kugeza ubwo shoferi na Nkusi aribo bamwirutseho. Kubw'amahirwe bamufatira hafi bamugarura mu modoka. Nkusi ahita ategeka shoferi gutwara imodoka bakajya mu rugo. Ni nako byagenze. Bageze mu rugo, Nkusi na Maurice binjira mu cyumba cya Nkusi. Nabwo ahageze amera nk'ucanganyikiwe gato, yaravuga atuzi ko wagira ngo n'iki cyumba ntabwo nari ngiherutsemo mani, ubundi ibi ni ibiki byabaye wana? Ako kanya Maurice aruhutse umutima agasaba Nkusi ko yicara bakaganira. Nkusi mu rujijo rwinshi amaze kwicara, Maurice aramubwira ati Nkusi, uri kwibaza ibibazo byinshi birimo n'ahantu waba uvuye kure cyane, ariko icyo wamenya ni uko uvuye mu yindi si itari iyisanzwe, bityo ndagusaba kuntega amatwi kuko nshaka kukubwira neza aho uvuye, kandi ibyo ngiye kukubwira ntibize kugukura umutima.